akavuga ati uwo mugore ngo yitwa Ndehare umwana bita Blandine umva se nkubwire gisetsa kera turi kuri Instagram Blandine yatangiye gukora live saa 2 za mu gitondo ayirangiza saa 9 zo ku seconda 18 no Blandine aratwika gisetsa hari ukuntu yabaga avugira Blandine ngo ntibakamuvugishe yanjye mvugira abagore ntabwo yahise akwata kare kagera bivuge gisetsa kubera mba mvugira abagore gisetsa hari saa 4:08 n'amasegonda 6 tumva ari gusenga mu kinyankore gisetsa nagiye kubona muraka Blandine karamutoma je uribuka Blandine ntumbagira no yaravuze reka bisubiremo ninjye ubyibuka warabyibuka yaravuze ngo Sande ngo ni kagufi ngo ni kagufi noneho Sande ikintu cyansekeje ko twari tuzi ko Blandine anything ara throwing out bombs and bombs twari tubyiteguye ntabwo byadushokinze ahubwo Sande ibintu yamushubije yaravuze ngo njyewe Sande kandi avuga yitonze ngo njyewe rero ngo uyu mugore yambwiye ko ndi mugufi ngo nanjye ndahaguruka ngiye muri mirari ari ukuntu yabivuze mu gifaransa ngo muri mirari ngo nanjye ngiye kubona kuko mbona ndi mugufi ngo mbona ntaho yabeshye ngo avuga ngo ndi kabi ngo kandi nanjye ngiye muri mirari ngiye kureba ngo mbona ndi kabi koko noneho Sande aze Sande ni comedy aho ngaho niho nakundiye Sande uribuka je ubundi twari dusa kandi je niwe nazize uribuka ikimama cyari gifite umwana niba wahiye wagiye mu kwivuza mu Buhinde wahiye bamwitaga Messi Tatuma noneho nababyibuka byose arabyibuka noneho twari turi kumuvuga umwana uwo mubiri yaraza yumva turi kubivuga ndavuga nti jeyi mwamuhaye amafaranga abayamuhaye ni muze tuyabare tuyabasubize noneho uriya mugore nawe hari ukuntu yari afite umugabo we wabaga muri rehab ni rehab hari mubiri ubuzima Sande noneho yari afite umujinya ko umugabo we aba muri rehab harya iburayi bazana abantu baje mu Burayi batarabona ibyangombwa ni muri Sharita rehab se ntihajyayo abantu barwaye noneho ndababwira Jede yaravuze navuga ndaceceka noneho ye nasuhuje je ndagusuhuza nawe meze gute sawa buretse gatoya jeje hari akantu twoherereje agahinda twari katwishe wohereje kamwe none uraje duca mu ijambo nta n'akandi wohereje eyida urohereza kandi cyangwa ubucecetse jeje leta bikora humura ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye noneho urumva jene yego noneho ahita aza ngo ayo mafaranga noneho nzamvuga ngo ese ubundi ayo mafaranga mushinja jeyi nangahe bro ahita agenda mu mafoto yanjye kuri Facebook banza uvuga ngo thank you Sande ntabwo njya nshimira amagift noneho Sande ya ni imico mibi ubundi kinyarwanda cyiza urashimira ntese kayimwatse okay nindi bimpaye ni jeje erigi umuntu aciyemo ketsa nciyemo ampaye intare naho baniganise yego urumva je none ndamubaza none je wafunze muri toilet okay ntari burya rero kujugunya se naginoze muri n'amazi nayifunguye none ndamubaza ntese ayo mafaranga nangahe ariko yari kuvuza umwana yaje no gukira
Imana ishimwe ko yaje gukira bamujyanye no mu Buhinde. Yaripfushaga. Ariko je nawe ashobora kwera muri mu duceri. Jese yagendera uko bireba. Nk'umujyama wanjye ndamurengera. Bro umubiri gikazi ufite umugabo uri muri rehab wakina basket. Muri shelter. Oya byita rehab ngewe. Wakinaga basket. Ubu se bari kumwe Buretse gatoye ibyo turabigeraho. Ngo ariko ngo akagabo. Mumbwire isaha mu bigerereho mbe manutse. Oya ngo ubuse ngo akagabo ajya kuri Facebook urabona hari ukuntu umuntu yifata ifoto asa ufashe phone ayicuritse ku buri ubona nk'igikuri. Bro azani iyo foto nafashe urabona hari ukuntu wifata selfie telefone wayishyize hejuru yawe ukabona umeze nk'igikuri. Abari yazana ngo ako kagabo ngo k'igikuri ego arayidara papa ngo kagabo k'igikuri ngo kavuze ngo iki ngo k'igikuri ngo ceceka niho giseta nayisenza namubwira nti kumbe wavuze ngo uri mugufi nanjye uzi ko mbonye uzi ko ngiye muri mirror uzi yahica ceceka ntiyongeye no kumva ego uzi ko nanjye nisanze ndi igikuri ngo kandi ndi kabinga ibyo wavuze ibyo urabyibuka ko byahure rimwe n'ibyaba Ali ajya kubyinana na gore byabereye igihe kimwe the same week noneho byabereye n'igihe kimwe gisetse bamukoma atireka mbasengere nkumva ari gusenga mu kinyenkuri none wagira ute ariri yaramukomana n'abantu ko wabasengera igisetse aravuga atireka ngusengere Imana umuntu ngendaho ntabwo bimugwa amahoro uzabureba ine wundi ukugendaho yaki ariko Jesse waretse nkava kuri iyi pano ngewe ko naje kuvuga ibya nshuti ariko yewe ibyo abandi bambaza kuki mutakwihanganira umuntu urwaye nabibabwiye kera ko ntabazi kuki mutakwihanganira umuntu urwaye mukamusengera ikibazo mu bimenye ubu karwaye ubu kandi twahoze dutabaza kuva na kera reka mbe ngiye mu barisina bye thank you Tarari yes hari umwana w'umukobwa bita Jessica ahangaha twemereye boyiro uri kumva Jessica we nzamutamo don't worry ntutubere nkuriya mukobwa uvuye uzamutamo yagenda iriya Sunday you don't erega ni nacyo yagiriye ntabwo mubivuga ngo umuntu ahite nyine erega hano iyo wemeye ikintu tugikora cyangwa abana bakakubona nta kibazo ngo nta kibazo uramuha boyiro cyangwa abana bakubaga umva rero karame boyiro ni inote ya 3 bro amadolari abizi ko najya ntanga 3 sha idolari rimwe natwe twavuze boyiro ubuse ko okay ni ushaka ko muha idolari rimwe ndarimuha ariko ubundi ngewe ntabwo njya nta kibazo gise niryo dukeneye ntabwo twavuze nti sha no kuri reka nyaguye amuhe sibyo sawa niyo mushaka kuvuga abandi bantu ngewe ntajya mvuga we kambe nimanukiye Jessica iyo boyiro uyibaze oya umura twabirangije sheri twabirangije Jessica iyo boyiro uyibaze mushatse mwabivuga nanjye oya ntabwo tubivuga biratubihira Jessica iyo boyiro urayaka Jay kandi yavuze ngo ntabwo yaguha boyiro imwe ngo araguha boyiro 10 umva inde wabivuze ibyo oya mwebwe muri insist uragira ngo Jessica ahita mubwira ngo amafaranga abonyere oya muri insistinze ngo muhe idolari rimwe no ariko yavuze ngo ntabwo yatanga idolari rimwe Jay ntutwambure oya navuze idolari 3 okay muha kajana Jessica no muha kajana Jay aramugenera over Sunday stop kandi Sunday wizi mico mibi kandi ese tuvuze ngo ntawatanga idolari rimwe ko bari kwatsa idolari rimwe ngo urimwihere direct ese wowe ubundi uyamuhaye zagenda bitse njye narayamuhaye gisita nagajya besha menya arimo arabikora ahubwo mise mbibona idolari rimwe mu bwe
Jessica we azakwiye Jesu reka mbitange ndagaruka nkubwira ngo yamwe asante oya gisataniye ko Sande nakubwiye ngo iki siko byaje nari seriye byari mbese bibaye seriye Sande nakubwiye ni umva no umuntu wanjye ngenda musi naho ndemeye oya mbese je rwose ndemeye mubabarire bibaye seriye we cyane rwose Jessica idolari rimwe baryanze je bagiye kumukoma idolari 100 papa JJ Studio betse gato ndakwishe JJ Studio oya DJ niwe chaka noneho namugarukiye uri hagana he ndimo gutaha nyine uhagana mu jeje urakoze uwo muke gihugu ariko wabaye ute oya nyine oya tubwira ariko mpano uze navuze akose turaziranye je waranza nawe turaziranye ndikubwira nubwo mwabwiye Sande nubwo mwabwiye ngo umukire kazamereze ntago namubonye oya buretse umukire twamuvuyeho yagutumyeho je reka tuvugane na JJ Studio uzi JJ Studio uri Sande ntago ndi bukuvuge mu izina JJ Studio ya numvuge ro okay JJ Studio yacurangiye korali Ambassadors of Christ ariko ntabwo ari we ntabwo yampama nigana izina rye niwe no niba ari we ntabwo yampama nigana acuranzemo abantu benshi rega muri Ambassador none se JJ ako kantuza kariya kaboro yashyizemo ari kwamamaza iki kamukire niba ari gukina akina imikino nawe ya hano oya arafotora umufotografe none se Stete ni yo musa Stete ni ye ko mfite ubukwe ngo mpite ngo akazi bose mfite studio nyine Stete yihe Stete uzi cyari cyo Stete iyo je abamo ntabwo nyizi ngewe reka cyane timuzi turaturanye mutuye he nyine what the heck Mongolia ubwo ni gukora marketing yawe JJ Sande buretse gatoya JJ afite abantu be nyine ndi kumubaza uko ni gukora marketing yawe oya ntabwo ariko nyikora nyine utuye muri estate ntuye muri Arizona Arizona ni Mongolia baravuze ngo Grace wa Eric ni ikigarasha bro yirirwa se by'u Rwanda nibyo koko mumureke gatoya reka byivugire muhe Mike Grace wa Eric je waramutse n'abandi mwese twebwe turi ni mu gitondo muri hehe ndi mu Rwanda ngewe uhakora iki mu Rwanda ngewe ndacuruza ucuruza iki ucuruza imyenda y'abakobwa none uzamutse gukora iki oya nase je ko ari umushito wanjye ko ari unzamuye narisabye aranzamura mwabereye inshuti ryari igihe nawe mwaberaniye inshuti se kuri kumbaza byinshi je ni ushaka kumbaza ninde wakubwiye ko ari ushaka kukubaza inshuti yawe ntabwo yakubaza reka nkubaza kandi mfite ubushobozi bwo kukuboroka nutavuga ndetse nkuboroka Grace wari nazade kukumva wangenda kumbaza nta kibazo iki kintu ubwo yenda Jane ntabwo hajya akunda kuza kuri TikTok nani kuri X uriya mwana Nshuti yatsindiye ibikombe mu Rwanda muri Minisiteri y'Urubyiruko muri BDF abanyarwanda tumwita inyangamugayo kandi ikibazo mwebwe mu mwita inyangamugayo nta nubwo mumuzi ndavuga ibyo abamuzi muri BDF bo baramuzi n'amajonjora exactly natwe niyo mpamvu tumuri inyuma buretse gatoya ntabwo ari ikibazo cyo kuba inyuma y'umuntu ariko no mukobwa nawe ni umushoramari sibyo birashoboka ko ibyo yavugaga kuri ariko yenda uruyama rwamuganjije
Ande uvuze story ntuyirangize wowe uransitopinze urambwira ngo utubwira story ukuntu bamenyanye n'uyu mukobwa wavugaga ugenda ugeraho aho bamurekomendingaga then you switch to another like you change the topic ntabwo turangirije so bamenyanye kubera gisa n'intwari washaka ko njya hehe nashaka kutubwire ibyo kwiba byajemo bite n'ukuntu inshuti yaje kwiba n'ukuntu no ntabwo yibye yarahombye oya we nawe n'uyu mukobwa bapfuye iki nuko yahombye nyine none se washoye imari wowe umuntu agahomba n'ibikobaza okay ya umukobwa yashoye imari like capital noneho yego yizera inshuti inshuti ayiwe nka manager inshuti arahomba aramwiba no ntabwo yamwibye none se Sunday uri business person ugashora muri Jeswiza ngo mukorane ugashora capital uyu se umwami w'abagore uyu mwami w'abagore no gutanga Jeswiza umwizeye ugashora capital muri we agahomba wahita concluding ko yibye cyangwa ni business ko zihomba nakora investigation that's it none yarayikoze yabikubwiye ntabwo ari uhari we kuki yaje amwita umusikamere numvise amwita umusikamanga yicanye nawe ngo abona ari scam big time hariya niho uruyama ruhita ruzi uruyama uzi icyo ari cyo no ntabwo imbaraga z'ibimera data Jeswiza reka nkubwire uriya nshuti bwira nshuti ntabwo njyewe na concluding right okay murambwira uruyama ariko maze kumenya ibintu byose ari kudukoreraho zitaje ariko je bana yanjye wabaye iti ese je gukoma amashyi bya bintu uyu mwana wita Gigi VVIP na Jessica ko mbona bari muri komenti wabazanye ko aribo bazana abo bakobwa ngenda nabikundira nkunda ko barabaga n'ibitekerezo bishize bo babaga ariko babaguo babanje kwigaho bakamenya amafuta hari ngenda nabikundira anyway Jeswiza reka nkubwire zamuka tubagira ntabwo njyewe na concludinga ko uriya mwana w'umujeni inshuti yakoranye n'uyu mukobwa akahomba business yamwita no ushatse kuba ko n'umukobwa ari skamasheri wait ntabwo na concludinga nita uriya mujeni umuskama kuko business yahombye business zirahomba ahubwo nashakisha impamvu iyo business yahombye ataraza hano usebya umuntu ngo n'umuskama ayise je arimo kwiga ibyo bintu yewe kujya bikoresha mu gihe uri kwiga watubwiye ngo ukundira iki igisetsa igisetsa n'umunyakuri nanjye ndumwe ariko ntukivuge reka bajye bakuvuga nawe ntabivuge nakubwiye udashyizemo ibintu by'ishyari kumuhuza n'abantu barwaye mutasuye ako we muse nk'abakanda kora utwo tuntu ndebe ko tugenda tujyaho ndimo ndabyiga bino biboro umwana reka nze ndabibigisha humura mugende mukanda aho ratatuye ko bigenda neza kibonaga kirimo kurya imishito y'inyama kugese aya masaha urarya mutwara munda urashaka ko nigisha abantu gukanda bagakanda ubizi ikibazo nkubaje ngo gute Gereti gisetsa ni inyangamugayo bro I know igorata nshiti ya buretse gatoya hari ginja kandi singu yarananze cyane rata buretse gatoya kandi zinama arashaka gise karaye kandi ngena gushaka gushaka ko nkubaga na oya nushobora